lighten up. Gutereta ni ikintu gikomerera abantu benshi cyane kuri iyi si. Ni akazi gakomerera buri muntu wese wifuza kwegukana umutima wa mugenzi we. Umuntu utemeranya n'iyi ngingo biramugora cyane, ndetse akenshi ubusanga iminsi yaramujyanye. Usanga iminsi imubanye myinshi byaranze kubera kutabyitaho, agatekereza ko byoroshye kandi bisaba kwiyuha akuya kugira ngo wemeze runaka abe uwawe, ajye agusaba uruhushya aho agiye hose. Ntabwo ari ibintu byoroshye nk'uko abatabyitaho babivuga, kubera yuko uwo wihebeye ari we igisubizo cy'ibyishimo byawe. Ni byiza ko buri munsi, buri saa ndetse na buri munota ugira amagambo meza umubwira. Ni byiza ko wagira amagambo umugenera kugira ngo urukundo rwawe kuri we rube rufite intego. Muri no video reka turebere hamwe amagambo ageze ku 10 meza abwira umukunzi wawe ariko byibura mu masaha ya nimugoroba, muri cya gihe umukunzi wawe yiriwe mu kazi akaba ageze mu rugo ananiwe. Aha rero nubwo abantu benshi batajya babisobanukirwa cyangwa se ngo behereza agaciro, ahangaha abakeneye kumva amagambo yawe meza akuvuye ku mutima. Tudatinze reka duhere ku ijambo rya mbere tuze gusoza ku rya 10, ariko mu nyemere tubaye twakira abantu bashyashya kuri no YouTube channel. Umuntu mushyashya ni umuntu utarakanda subscribe. Niba utarakanda subscribe rero uyikande kandi ubwo gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyangwa se inkuru byose bitambutse ngo ubashe kubona kandi uyibonere kugenge mbi gutegura nkanabikugezaho. Nitwa Rukundo Damas. Reka duhere ku rya mbere tuze gusoza ku rya 10 nk'ibisanzwe. Gusa kino kiganiro kikunezeza niwirengeje ko wakanda like kuri no video cyangwa se ngo udusigire igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ijambo rya mbere ni iringiri, wibuke yuko ano magambo byaba byiza uyamubwiye mu masaha ya nimugoroba, muri cya gihe avuye mu kazi ananiwe, akeneye ko kukumva urimo kumuganiriza, umubwira amagambo meza kuvuye ku mutima. Mubwira uti: mukunzi wanjye mwiza, nshuti y'ubuzima bwanjye, dore umugoroba urageze, ngaho reka dutekerereze hamwe ibyo tuzakora ejo. Ugira ijoro ryiza. Iri ni ijambo uzamubwira akabona yuko umwitayo kandi umuzirikana. Tudatinze reka tugende ku ijambo rya kabiri. Uyu mugoroba ukubera umugoroba mwiza, ukubera umugoroba w'umugisha, maze nibigira nijoro uryame kandi urota Imana yonyine nanjye, kuko ari twe tukwifuriza ibyiza byinshi. Iri jambo nuri mubwira ndakubwiza ukuri yuko azasubiza amaso inyuma abone kuri w'agaciro ku buzima bwe. Reka tujye ku ijambo rya gatatu. Mukunzi wanjye, nubwo tutari kumwe hano ariko uri hafi yanjye. Mukunzi, ndagukunda cyane. Umugoroba mwiza wuzuye inseko n'akanyamuneza. Iri jambo rizatuma rwose yongera kumva gukunze, ndetse cyane cyane kuri zatuma rwose arara neza. Tudatinze reka tugende ku rya 4. Mukunzi wanjye, twiriranwe ariko uburyo washuje ntabwo ndimo kubuhaga. Impumuro yawe yanze kumva mu mazuru. Nanze gukaraba rwose, ndetse ndanaryama gutya kuko muri wowe harimo amafunguro n'ibindi nakenera. Iri jambo nuri mubwira ndakubwiza ukuri ko gukomeza ukamwegukana ndetse akazaba wawe ibihe byose. Ibi bintu rwose ni ibintu bizaba biri kwikora ako kanya. Reka twikomeze tujye ku rya 5. Mukunzi wanjye, ubu burije. Nagerageje gusohoka kugira ngo mbare inyenyeri ziri mu kirere, ariko umucyo wawe uri gutuma ntazibona. Maso yanjye yahawe umugisha wo kwakira umucyo wawe. Sheri wanjye, uzi ubu ngubu abandi bararyamye bazi yuko bwije, ariko njyewe ni ku manywa y'ihangu kuko wambereye byose, uri umucyo wanjye. Jambo ni ryiza cyane, ndabizi neza aho uri mubwira uyu muntu rwose azakomeza kugukunda, kandi niba yifuza gukunda umuntu ukamwegukana ntukeresa aya magambo. Rya 6. Rohowe, buriya ntabwo nari nzi yuko urukundo rubaho kugeza duhuye. Nukuri narakunze, ndongera ndakunda, turakunda ndetse turakomeza turakundana. Umugoroba kubere mwiza nk'uko uri mwiza sheri. Ijambo rya 7. Mbega urukundo ufite hano udahari. Se koko natinze kuza kugusaba iwanyu, umbabarire nubwo ntari ngo duhoberane. Gusa mbara wa mwambaro nakuguriye maze wicare tuganire sheri. Byose byanjye, mutoni wanjye nakunze, ndagukunda cyane. Ijambo rya 8. Navukiye kukwitaho ndetse no kugukunda. Uyu munsi ntabwo turi kumwe, ariko nzi neza ko ahazaza iminsi yose tuzayimarana. Ngo komeza ugubwe neza rukundo rwanjye, rukundo rw'imbavu zanjye, mwuka mpumeka. Ndakubwiza ukuri yuko iri ngira ari ijambo rwose uzamubwira ukabura mutsindiye, ubikore ibindi uzabimbaze nyuma. Reka twikomereze tujye ku rya 9. Turi kugenda dusatira irya 10 kuko ari ryo rya nyuma. Irya 9 riti:
buriya sheri, igihe cyo kwibagirwa ibyakubabaje byose ni iki ngiki. Onyemerera witurize mu rukundo rwanjye, wiheshe amahoro. Ndagukunda cyane, ntuhangayike. Yacumi mubwira uti izuba rirenga ritwibutsa yuko dukundana, kandi ritwibutsa ko dukwiriye gukundana cyane. Ngayo amagambo nari naguteguriye uyu munsi. Amagambo yo ni menshi cyane, ariko muri no video nabashije kuba nakugenera yangaya. Hari ayandi wifuza cyangwa se hari andi wifuza kuzakoresha mu bihe runaka, watwandikira hasi muri comment ukatubwira ati tubwire amagambo twamubwira mu gihe iki niki. Ndagukunda cyane. Niba twatangira no video tukaba tugizanyije ku musozo, Imana iguhereze umugisha mwinshi cyane. Wibuke gukanda kuri no video, wibuke kudureza igitekerezo cyawe hasi, ndetse niba uri mushyashya wibuke kuba wakanda subscribe kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka kuri YouTube Rukundo Love Stories. Ndabakunda cyane, reka tuze gurira mu bindi biganiro bijye bitandukanye birakomeza kugenda bitambuka ngaha kuri Rukundo Love Stories. Ariko niba ari cyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha, ntugatinye ko watwandikira ngo ukitubwire. Hari inama yifuza kuduhereza, hari inkuru yifuza kuduhereza, hari ubuhamya yifuza kuduhereza, byose biremewe tukabasha kubigeza ku bakunzi bacu, nabo bakabasha kugenda bakira ibikomere cyangwa se bunguka inama zigiye zitandukanye. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Nge nari Rukundo Damas.